Iyi nkuru iteye ubwoba rwose, iyi nkuru ngiye kuyivuga ariko rwose ibindi biri bikurikireho nyuma ntimumbaze. Rwose iyi nkuru iteye ubwoba, by'umwihariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugiye kumva ibyo mutari mwarigeze mwumva. Ese Burundi ni iki bwemerewe kugira ngo bwohereze abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni iki gitumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro abantu bagiye gufata nk'ubugambanyi? Agiye gukura kimwe cya kabiri cy'ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitarenze uku kwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu kuzaragera nta musirikare w'u Burundi ukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje tubyinjiremo. Ese M23 nk'uko bikomeje kuvuga ko ishobora kuba yarinjiye mu buryo bwa diplomasi ikaganira na Perezida Evariste Ndayishimiye bakamusaba gukura abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bindi bice. Ibyo byose ndaje tubinyuremo. Rwose Perezida Evariste Ndayishimiye nabigarutse hejuru mbabwira ko mu Burundi yagiye guturika ikintu gikomeye cyane, nyuma y'uko ubwoba ari bwinshi i Bujumbura biteguye igitero gishobora kuza isaha n'isaha, dore ko bagiye banabiteguzwa kenshi. Perezida Evariste Ndayishimiye we rwose nyuma yo kubona ko iyi ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishoyemo ishobora kuzamuzanira ibibazo birenze, rwose yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane yuko muri amezi abiri ari imbere, ubwo ni uku kwezi kwa kane n'ukwa gatanu, nta musirikare w'u Burundi uzaba ukiri kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yo kotswa igitutu n'abayobozi bakomeye cyane ari mu gihugu cy'u Burundi bagaragaza igihombo bimaze guteza igihugu cy'u Burundi. U Burundi bwijejwe ibitangaza. Ati gute? U Burundi bwagiye muri intambara buzi ko nabwo buzarwana bujya muri bya bice birimo mu y'agaciro, abasirikare cyangwa se abaharwanira bafite ibyo bahakura bohereza mu Burundi, basanga hari ingabo ziteye ubwoba, basanga hariyo M23 yamaze kugera mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu, by'umwihariko birimo amabuye y'agaciro. Bizeraga ko bazarwana ariko basarura, kurwana unasarura, ariko biza kurangira umutwe Perezida Nevari yapanze cyangwa se operasiyo yari yateguye, gahunda, urugamba uburyo yaruteguye, ibigomba kuva muri urwo rugamba, asanga ari gukorera mu gihombo, yaba ibikoresho by'ingabo, yaba umubare w'abasirikare, yaba bari kugwa mu gihugu, asanga ni ibintu biri kumuteza igihombo. Ibyo ngibyo ntago bikanganye cyangwa se ntago bihambaye, ahubwo ikindi gikurikira ibyo ngibyo ni bya bitero noneho bigomba kugabwa ku Burundi, kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo. Bisobanuye ko isaha n'isaha n'undi hari ibitero byagabwa mu Burundi, abaturage ntago batuje, umutima nuri hamwe. Isaha n'isaha n'undi bagiye babiteguzwa kenshi, rimwe na rimwe birageragezwa, ariko none ubona ko bikomeje kuba byagenda bifata indi ntera. Perezida Evariste Ndayishimiye bituma afata uwo mwanzuro. Haravuga ko M23 ishobora kuba bigizemo uruhare, cyangwa se ishobora kuba yamunyuzeho, cyangwa se yanyuze abari hafi y'umukuru w'igihugu kugira ngo bamwumvishe icyiza cyo gukura ingabo mu Burundi cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bigiye bitandukanye. Aravuga ko General Makenga ashobora kuba yarakoreye uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi, agahura na bamwe mu bantu bakomeye cyane muri kiriya gihugu, by'umwihariko n'abayobozi b'ingabo, baganira kuri byinshi bikubiye mu bigiye kuba. Ibyo byose ni ibigenda bivugwa, ariko icyo nakubwira cyo nuko ingabo z'u Burundi rwose muri amezi abiri ari imbere nta musirikare w'u Burundi uzaba ukiri kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muraza kunyihanganira ku ijwi mwumvishe rimanutseho gato, nuko nirumvishe haciyeho batayo ebyiri za gisirikare z'abasirikare ba FARDC. Biba ngombwa ko ngabanyijwi kuko ntago ndi muri studio, ndi ahantu ku muturage rwose niho nibereye. Bibaye ngombwa ko ngabanyijwi kugira ngo banze batambuke, kuko akenshi twagiye tubona abanyamakuru benshi bagiye bazira gutangaza amakuru cyangwa se gutara amakuru muri iki gihugu. Harimo abaturage benshi bagiye bambwira ko rwose iyo ufashwe uri gukamera cyangwa se uri gufata amajwi kuri coding, ibintu nk'ibyo byose ufite aho bihuriye n'itangazamakuru, rwose ibintu bikubaho biteye ubwoba. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ingabo z'u Burundi nk'uko twagendaga tubigaruka n'ubundi isaha n'isaha, dushobora kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye hatabayeho ibindi biganiro, hatabayeho gutungurana, hatabayeho kuba hazamo ibindi birenze, cyangwa se, ariko biragoye kuko umwaka ugiye gushira abasirikare b'u Burundi rwose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byagiye binagarukaho kenshi, by'umwihariko n'abayobozi bakomeye cyane, aba ministers bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaruka kuri ibi bintu. Abarundi baherereye muri za Canada bagenda bagaruka kuri
iyi gahunda ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubona ko igitutu cyari cyinshi kuri we kandi no gufata uyu mwanzuro wo gucyuriza ingabo ntago byari ibintu bihubutse cyangwa se ntago byari ibintu bimugoye kuko n'ubundi haburaga gato cyangwa se n'ubundi cyari ikibazo cy'igihe ingabo zigataha ubwo no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Ese ingabo z'u Burundi kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaba ari ryo tangiriro ry'iherezo ry'intambara cyangwa se n'ubundi twaba tugiye kubona intambara y'abene gihugu?